turashimira Yesu aho yageze ibyaha birakira icyambere umuti we ngo numwe aho yageze niba ugikora ibyaha nk'abapagani umenye ko nta Yesu urimo ni icyo kibazo gusa ntimuzashakira hano uzi ko mperutse kumva ahantu ngo umuvuga butumwe ngo yarwanye na pasiteri ngo yamwemerera amafaranga hanyuma agiye kuyamuha makeya aravuga ati turakizwa na rurema abanyonzi batwara amagare nibo babakijije kuri kaburimbo uwo muntu afite Yesu tugiye gusenga murogo ngaho isuzume ntabwo ndenze iminota iruzuye neza ngaho isuzume isaha yewe abakare nababwiye ntimwitonde abakare twirirwa duca imigara kuri Noheli no kuri Bonane dododo iriya ni anniversaire my friend uwatsinze we yaratsinze ubayoboye isi n'ijuru yarabitsindiye twebwe turimo turabyina kuri anniversaire na anniversaire ni nkuko nawe uyigira iyi ni anniversaire gusa ahubwo ahita aza muri anniversaire gukontorora reba kujya kurya ifiriti kwa runaka waraye umwibye ukararaho mutwaye televiziyo bwacya mu gitondo kuri anniversaire ukajya kunywa vantu ashobora no kugusohora Quando voltar, igual
gusenga nawe wihereye gusenga takambe nawe ujyana Imana irakumva n'umubyeyi. Haleluya. 2021 2022 wihereye gusenga wiherere ibyo Imana itagukoreye 2021 yaje bikora 2020. Haleluya. Mana nishimye. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
umugisha mubatunga ibiganza korari ubushake bw'Imana nitabaza Imana ibaha umugisha. Umurongo wa 8 reka dusome mu izina rya Yesu. Kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Imana ishimwe. Nzine ubugingo bwe urupfu, amaso yawe yayakijije amarira, ndetse n'ibirenge byawe Imana yabikijije kugwa. Imana nishimwe. Hereza Imana icyubahiro, hanyuma utegure ituro ryawe ryishimwe. Dusomye umurongo wa 17, nzagutambira igitambo cy'ishimwe. Fata ishimwe ryawe aka kamwanya, nambaza izina ry'Uwiteka. Nzahigura Uwiteka umuhigo wanjye. Amina. Ni koko nzawuhigurira mu maso y'ubwoko bwe bwose. Amen. Fata ishimwe ryawe, fata umuhigo wahize mu biganza byawe. Uyu ni umwanya wo gushima Imana. Birashoboka ko utanditse, ariko buri wese ndifuza ko uyu mwanya, iki ni icyumweru cya mbere mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2022. Reka twinjiramenemo amashimwe. Fata ishimwe ryawe mu kiganza cyawe, hanyuma dusabe worship nayo ihaguruke muri uyu mwanya wo gushima Imana. Ndagira ngo buri wese wabwira Imana umwaka utambutse wa 2021 uravuga ngo Mana nundinda mwageze mu mwaka wa 2022 nzagushima. Imana yarabikoze. Nyemerera ufate ishimwe ryawe mu biganza byawe. Hari n'ibindi Imana yakoze tutavuze, ariko kuba yarakurinze urupfu ikakurinda amarira. Fata ishimwe ribyibushye, higura umuhigo, uze utambuke dushima Imana. Yeah.
n'ubwiza bwawe. Cyubahiro n'ikibi cyawe Mana, turakwakiriye muri uyu mwanya ngo uze wigaragarize mu mugaragu wawe. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Amashyi menshi ku Mana. Yesu ashimwe, amen. Haleluya, amen. Reka tudatinze dufate Bibiliya zacu, hanyuma dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya mbere. Turasoma umurongo wa 24. Matayo igice cya mbere turasoma umurongo wa 24. Natangaye cyane, nasanze wasomye ijambo ry'urufunguzo, mwumvise aho yasomye, sanga birahura neza. Amena. Mwahageze, reka dufatanye gusoma Matayo igice cya mbere umurongo wa 24. Mwumva ukuntu aravuze ngo Yosefu akangutse abigenza uko marayika w'umwami Imana yamutegetse. Aho uzasoma muri Bibiliya handitse ngo marayika w'umwami Imana, baba bavuze Yesu, ni Yesu. Noneho haravuze ngo akangutse abigenza, bivuga ngo abikora uko marayika umwami Imana yamutegetse. Rumvira ijambo ryitwa amategeko, gutegeka, mbese ni ugutegeka. Yamutegetse arongora umugeni we. 25 haranditse ngo ariko ntibaryamana arinda ageza igihe yabyariye umuhungu amwita Yesu. Iri jambo rirumvikanye, ndisubiremo kuko ntabwo ngarukamo. Mwumvise umutego urimo aho ngo akangutse abigenza uko marayika w'umwami Imana yagize gute, yamutegetse. Arongora umugore we cyangwa se umugeni we, ariko ngo ntibagira gute, ntibaryamana. Nyumva icyo kintu, yaramurongoye ariko ntibaryamana. Urumva babishobora wowe? Vuga ngo Imana idushoboze. Hanyuma intego y'iri jambo iravuga ngo akira Yesu. Amen. Abashaka Yesu nimugire mu. Niyo ntego. Niba kubaza ngo wize iki, umumbwirire kandi aragufashije kuvuga ubutumwa. Umubwire ngo twize ijambo rivuga ngo akira Yesu. Amen. Kwibutse ko iyo wakiriye Yesu, uba wakira ibintu bibiri icyarimwe. Bibiliya iravuga ngo iyo wakiriye Yesu uba wakiriye umwami ndetse n'umukiza. Mwabyumvise? Mbibutse ko ibwami ntibajya basonza, n'iyo inzara yateye ibwami ntibasenza. Icya kabiri ngo umukiza, buriya niba hari ikintu twirukaho, mwari muzi ko aka gapfukamunwa tukambara kugira ngo dukire. Noneho wakiriye umukiza ari muri wowe, biva ngo ibitero kuza biraza, ariko iyo bisanze muri wowe harimo umukiza, muvuge ngo amen. Aragukiza rwose. Basabiye kwakira Yesu mu izina rya Yesu. Muvuge ngo amen. Aya magambo dusomye kugira ngo dukoreshe iminota neza, muri kureba aho igihe kigeze, dusigaje iminota hafi 23, ariko turayikoresha neza nta kibazo. Aya magambo dusomye navuga kuri Noheli cyane. Mwariye Noheli? Yego. Abariye Noheli nimugire muti rwose Imana ibahumure. Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Muvuge ngo amen. Uyu mwaka twinjiye muracyari mubisi, umaze kugira iminsi ngahe? 2. Rero ejo nigishije i Bugesera. Noheli nigishije i Bugesera, ku cyumweru cya Noheli nigishije i Bugesera, hanyuma ejo narindi i Bugesera. Ariko umva ijambo nabajira abantu, narababwiye ngo i Kigali hano ejo bundi ku ijoro rya bona namwe ngiye kubabaza mu mbwe nawe mwarabyumvise. Uzi ko numvaga abantu bavuza amasafuriya, akavuza isafuriya, undi akavuza ibido, baravugije. Ntabwo nigeze sinzira, kandi nge nari ndyamye, ariko ntabwo nasinziriye. Hanyuma rero ngo buke twageze mu rusengero, dusanga urusengero ruruzuye neza, ariko nimureke mbabwire, ubundi abantu bagomba gusenga kuri bona. Ejo hari umugabo w'inshuti yanjye
bese yiberaga hariya ari umukanishi, ariko yarampamagara ngo kuri bonane ati umwaka ugomba kurangira ati mu rusengero. Ndamaze none se ndi mezi ati bonane ati ni mu rusengero ibindi tuzatwivugana. Urumva ko kuri bonane bari ngufi Imana. Bese abantu bose ubwenge kuri bonane babwerekeza ku Mana, ariko mbitangaza n'icyo mbatangariza ko Imana irabashaka buri gihe, buri cyumweru, buri kwezi. Imana irabakeneye, ntabwo bakeneye ku itariki ya mbere gusa. Muvuge ngo amen. Imana iradushaka. Wabyumvise? Mbese nimushaka uburyo mukorera Imana iminsi yose. Intego y'ijambo iravuga ngo rero akira Yesu. Ongera uvuge ngo karibu. Uyu mwaka akira Yesu. Uyu mwaka akira Yesu rwose. Aya magambo dusomye rero muyumve ngiye kuyavuga. Mu ijuru baricaye, mu ijuru ngo baricaye barebye mu isi, barebye mu isi gusa. Nubwo aya magambo tuyiga kuri Noheli utega amatwi wumve imitego irimo. Ngo baricaye barebye ku isi, bahita babona abantu baragowe. Ngo abaturage bajyaga bapfa nka hano akajya cyangwa kukuzana intama yo kugira ngo babarirwe ibyaha. Ibaze itegeko ryaravuga ngo nuyigezaho intama yavunitse urahita uyisubizayo batitaye ku mafaranga wakoresheje. Urumva batari bararushye. Ikindi ngo bagombaga kuzana inuma. Ndebera inuma nawe urazizi. Ukiruka ku numa ukagenda ukayizana ntaba baryapfutse kandi itavunitse. Ubwo icyitonderwa niki? Ni ukudatera umujugujugu cyangwa ibuye, kuko uyivunnye urashaka iyindi. Ngo barirukaga bakiruka bareba hejuru paka inuma irushye ikagwa hasi bakayifata. Urumva batari bararushye. Ngo mu ijuru barebye rero ngo babona abaturage baragowe pe, ngo bahita bategura inama. Abashaka Noheli ni muvuge Imana iriduhe. Hanyuma ngo mu ijuru bategura inama. Turi ku ijambo rivuga ngo akira Yesu. Bamaze gutegura inama ngo barimo biga isomo rimwe gusa. Ni icyo bakora kigasimbura za ntama, icyo bakora kigasimbura za numa. Ngo mbese abantu bakaruhuka ntibongere kwirukanka kuki ku numa. Ngo iyo nama yarangiye Yesu yemeye kuza. Yesu ashimwe cyane. Uramwakira se? Ngo iyo nama yarangiye Yesu yemeye kuza. Aravuga ngo jewe bari abantu ngiye kubacungura. Kumbi barimo badutekerezaho twebwe tutabizi. Ni nkuko nawe sahi barimo bagutekerezaho utabizi. Hari inama. Amen. Ibi ni biba wowe utabizi. Ariko imyaka yose kuva za 2000 koko aturi imbere. None ageze 2024 ntanadukoze isoni. Uriya muntu reka twubure dosiye. Muvuge ngo amen. Nukuri n'ijuru bajya badutekerezaho tutabizi, bakakwigaho bakakureba bakakwigaho. Turashimira Imana kuko yatwizera. Bagasanga covid itagomba kuduhitana. Abageze 2022 bararwaye covid, nimutere haleluya. Nta muntu ugeze 2022 yararwaye covid agakira. Haleluya. Yenda shaka umuntu warwaye covid akavuga ngo gena narayirwaye, bapimye bayibonaho. Zamuri ikiganza. Tubonye babiri ntacyo. Umva nawe warayirwaye nuko Imana yagukingiye. Mureka babwire, mwari muzi ko nigeze kujya kwa muganga, nararwaye umutwe urana, njya kwivuza. Njya nagiye muri prive. Maze kwivuza imiti yanga kugira icyo ikora. Ngiye mu bitaro bya leta barambwira ati rero wewe wararwaye covid, ahubwo wanyoye imiti usa n'uyipfubye. Urumva ko Imana igidukiza ibyo tuzi ikatukiza n'ibyo tutazi. Wavuze ngo amen. Ni ukuri dukiza ibyo tuzi ikatukiza n'ibyo tutazi. None se uriya mu mataro gutwara uzi ko arwaye igicuri, ese uzi yaraye buriya umwicaye inyuma ugasanga ntiyemerewe kugenda mu muhanda arwaye igicuri, yahaje kugira ngo abone ibirayi, ntiwajya mwikana. Ariko turashimira Imana iyo yavuze ngo izakurinda no mu baswa n'injiji ikurindiramo kandi ukabaho. Muvuge ngo amen. Turi kwishimira ngo wowe gusa icyo usaba ni ukwakira Yesu. Mwumvise aho Yesu ageze, mwumvise akazi kaba kamuzanye. Ni ukugira gute? Ni ugukiza abantu ibyaha. Aho Yesu ageze misiyo ni imwe gusa, ngo ni ugukiza abantu ibyaha. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero ndihuse, reka nihute. Nimwumve ngo Yesu akimara kubyemera ngo bakoze indi nama ya kabiri, bahise biga ku cya kabiri. Icya mbere uwari kuza yarabonetse. Icya kabiri ngo baravuze ngo nimuramuka mumanutse buriya mu ijuru bafite uko basa. Reka ngo itangazo rikomeye ngo Yesu wenyine ni ufite isura ye mu ijuru, niwe wenyine ufite ibimenyetso hariya mu ijuru.
icyambere ngo afite inkovu niko bimeze ako nagasi ngo yihariye wenyine iriya iyo barebye barafati ngo ndetse ngo n'abamarayika n'ibizima n'abakuru ngo bafite amatsiko y'umuntu uzavayo kuko ngo bareba inkovu bakavuga ati aha ni iki ati ni imisumari baratinyuka bagafata inyundo n'imisumari bakagutera ati aho hantu uzavayo ntituzi uko ameze bazi ko ngo inaha ngo ari abantu bateye ubwoba mbese ngo bafite amatsiko y'umuntu uzahaba ukuntu azaba ameze. Yesu ashimwe cyane. ariko uko Imana yavuze yaravuze ngo abamarayika yabahinduye umuyaga ariko twebwe ku isi kuko izi ko ari hano ngo ihite duhindura umuriro. Wavuze ko amina. mbese twese duhindura umuriro yaravuze ati oya iriya nzabagira umuyaga ariko mwebwe kuko muri ahantu hakomeye bazamura ikiro cy'ibirayi buri saha abarozi birirwa bakata bakazana Tanzania n'Ikibungo na Nigeria mwebwe nzabahindura umuriro ku buryo bazajya babwohereza mugahita mumukongora. niba ubyumvise komera Imana amashyi menshi cyane. niko Bibiliya ivuga ngo abamarayika yabagize umuyaga ariko twebwe duhindura umuriro. hanyuma rero nimwumve igeze ahandi haryoshye ngo icyiciro cya kabiri cyari ukwiga ukuntu bari butugereho. baravuga ati nimuramuka mumanutse mukamanuka uko musa ntabwo bazabemera baziruka ahubwo nimushaka ukuntu mubageramo musa uko basa. bahita bati none se turajya muri indi ngo barareba baravuga ngo ntabwo tujya mu mukobwa waryamanye n'umusore ngo cyari ikizira kujyaho abana b'abantu bageze gucaho abantu b'abana baciye ngo barebye niba Bikira Mariya yararimo yoza ibyo niba yararimo akoropa niba yarateze ijuru ntawuzi icyo yarari ariko ngo bararebye gusa bahita basanga Bikira Mariya ngo niwe vierge. bahita bavuga ngo aho hataciye abana b'abantu. mbibutse ko Imana ntigishaka kunyuraho abantu barimo banyura ni nayo mpamvu iyo ije kugusubiza ica mu nzira abantu batazi kuko ibeshye ikoze igacaho banyuze babyiyitirira. iravuga ngo jyewe rero nzajya ncunga izo banyuzemo zose nzireke jyewe nihangira inzira yanjye ncaho bose batazi kugira ngo bazamenye imbaraga zanjye. wavuze ngo amina. hanyuma rero turi kujya muri ngo akira Yesu. niba ushaka kubaho 2022 akira Yesu kuko nabo arangije hatavuyemo naki ngo abikora aragenda afata Bikira Mariya aramutahana mujyana iwe ngo igihe Imana yari yaragennye cyo kuvuka kwa Yesu kiragera ariko Yesu muramukinisha. Yesu tinya ngo yari ari mu nda mu mezi 6 mu mezi 7 ari no ku madirishya yabaga ari mu nda ari no ku madirishya avuga ati hagira umujuru ukora ku idirishya nyumvira uwo mwana ari uri mu nda ariko ari no ku madirishya hanze avuga ati nimukora ku idirishya turahangana. mbese bitagati ikomeye cyane mukomera amashyi yo kabyara. yarakaze mbese uriya najya kubisa ntategerezwa kubaha ari Yesu ujya kuvuga. jewe reka babwire maze gukora ubushakashatsi sanga impamvu abantu batukana nk'abapagani bari mu rusengero abantu bakitwara ko babonye Yesu ntawe ukirimo. nicyo kibazo gusa Yesu ntawe ukirimo. ubundi usanga ibyo bakubwiye aribyo nawe bakubwiye ariko bakananirwa guceceka kuko nta Yesu urimo. tugiye gusenga minota yanjye iruzuye murakoze tuzakomeza ubutaha ariko turi kwishamura ngo akira Yesu umwakire neza yinjire. naravuze nti Yosefu we uzirije warabirukiye dore rero mwabasore mwe muri hano ibaze nawe uzi ko abantu bari gusambana bagasambana noneho nabo batasana bagasambana nabo batakuye bagasambana nabo bahuriye mu isoko umunsi umwe. none ibaze rero uwo wasabye ukamutangira 2,800 abasaza bakanywa fanta ukagura costume cyangwa ya mishanana noneho barangiza ko batini mu bana bose utabaye ufite Yesu wakora gahe wavuga ati ntacyo ubwo ari Yesu urimo nanjye nta kibazo. ariko turashimira Yesu aho yageze ibyaha birakira. icyambere umuti we ngo numwe aho yageze niba ugikora ibyaha nk'abapagani umenye ko nta Yesu urimo. nicyo kibazo gusa ntimuzashakira hano. uzi ko mperutse kumva ahantu ngo umuvuga butumwe ngo yarwanye na pasiteri
ngo yamwemerera amafaranga hanyuma agiye kuyamuha makeya aramubwira ati turakizwa na rurema. Abanyonzi batwara amagare nibo babakijije kuri kaburimbo. Uwo muntu afite Yesu. Tugiye gusenga murogo ngaho isuzume, ntabwo ndenze iminota iruzuye neza, ngaho isuzume isaha. Yewe abakare nababwiye ntimwitonde, abakare twirirwa duca imigara kuri Noheli no kuri Bonane dododo. Iriya ni anniversaire my friend. Uwatsinze we yaratsinze, ubayoboye isi n'ijuru yarabitsindiye. Twebwe turimo turabyina kuri anniversaire. Na anniversaire ni nkuko nawe uyigira. Iyi ni anniversaire gusa, ahubwo ahita aza muri anniversaire gukontorora. Reba kujya kurya ifiriti kwa runaka waraye umwibye, ukararaho mutwaye televiziyo, bwacya mu gitondo kuri anniversaire ukajya kunywa vandu, ashobora no kugusohora. Ikindi, inkotanyi zifata igihugu. Je nari mpari nari hano mu Kiyovu. Inkotanyi zifata igihugu, twese twabyimye intsinzi. Intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi. Umva, uzi ko bemeye tukabyinana hari ukwezi harimo gacaca. Dore gacaca gwiraje. Twasanze hari abo twabyinanaga bagakoze. Urasabwa kwakira Yesu. Ndahisuzuma. None se reka nkubaze. Ubu kukaza hano kore bamupimye ko basanga warakiriye Yesu. Wibutse ko ikimenyetso kiranga ufite Yesu ngo ni ibikorwa kora. Gusa Yosefu icyamugaragaje imbere y'abantu ko yari afite Yesu nuko yahawe atasiyo ku mugore yisabiye, ku mugore yemerewe mu rukiko ahabwa atasiyo arayemera ngo paka Yesu avutse. Bahita bamubwira ati wakiriye Yesu. Nuza gusoma bahita bamwita izina ngo kuko Yosefu yari umukiranutsi. Amina. Yakoze ibyo Imana ashaka. Reka dusenge. Murogo ngiye kugusengera. Ntabwo ndegaho. Ngiye kugusengera. Yewe rero iyo turebana n'abantu gutyo birafasha. Nta n'umwe wasinziriye. Mwese turarebana. Birafasha. Wowe ufite Yesu. Imbere y'umugore wawe urabona ufite Yesu. Nawe kurura amagambo mubwire. Uzi kuvuga amagambo nk'ay'abapagani. Ntibishoboka ko wavuga amagambo y'abapagani ufite Yesu. Icyo ni ikimenyetso cy'uko yasohotse. Ntabwo ushobora kugenda hariya ngo wibe nk'abapagani. Icyo ni ikimenyetso cy'uko yasohotse. Yarasohotse. Cyakora ntabwo kuri kure kuko buri gihe abakubwira. Ari hafi ariko yarasohotse. Uyu mwaka wa 2022 bwira Yesu ngo garuka. Mbibutse neza yuko iyo wemereye Yesu aragaruka agatura muri we. Abashaka katura muri we muri uyu mwaka zamuri ikiganza. Reka dusenge. Nabandi reka nkubwire ibyakugerageje nabo byarabagerageje, ahubwo mutandukanira kuri mu mutima. Uri mu mutima niho mutandukanira. Reka dusenge. Uwumva namusengera nahaguruka ku birenge bye hanyuma musenge. Haba ngo jewe ndashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, noneho ayobora ubuzima bwawe. Hari abantu bazi ko iyo tuvuze iryo jambo ngo tuba tuvuze abatarabatizwa. Reka uzi ukuntu abantu birukanye Yesu muri COVID, abantu birukanye Yesu noneho binjiza icyo bita mitsingi my friend. Binjije mitsingi za sikoro 5 barazinjiza, abantu bajya mu busa. Reka babwire je maze kubona impamvu. Hari igihe umuntu ambwira akagerageza afite, akambwira akagerageza afite, nkamubwira nti mu mutima ngahita mbandi ntabwo ukomeye. Yesu nta urimo. Kibazo Yesu nta urimo. Iyo aza kuba arimo. Ariko tinya wowe. Tinya kugira ngo bakubwire ngo hakana Yesu cyangwa ujya mu kugura amavuta. Urahitamo guhakana Yesu. Cyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, nutamuhakana urajya mu mavuta. Baravuga ngo aho kugira ngo tumuhakane, ahubwo twebwe ni kudushyiremo. Mbasha bari baramwakiriye bamufite kabisa, aho kugira ngo twe duhakane Yesu muyacana. Umva rero sasa, kuko bakiriye Yesu nk'umwami ndetse n'umukiza, kuba barakiriye umukiza ashoboye no gukiza mu mavuta, kuba barakiriye umukiza no mu ntara arabishoboye, kuba barakiriye umukiza no mu barozi arabishoboye, kuba barakiriye umukiza no muri COVID arakiza. Turashimira Imana. Uba mbasabiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza my friend. Inzara nitera Yesu n'umukiza, abagambanyi nibaza Yesu n'umukiza. Ahubwo se uwo mukiza waramwakiriye uramufite. Birashoboka ko ujya havugwa ukajya naho bamuvuga, ariko kumwakira ni ikindi kintu gikomeye. Reka dusenge. Turi ku ijambo ngo akira Yesu. Reka dusenge isengesho rikomeye. Sengesho rikomeye ryo kuvuga ngo Yesu uyu mwaka wa 2022
ntabwo dushaka kugenda mbese ibicu kwako ntibigenda ukabona biragenda, oya, ahubwo turashaka kukwakira kugeza ubwo n'abazimu n'abadayimoni bamenya ko twakiriye Yesu koko, ku buryo n'abagambanyi batwipimaho bakazajya bakoresha uburozi bwabo bakatwipimaho nijoro tutanahari, bakavuga turiya nta banyaganyazwa n'ibibonetse. Tugiye gusenga, bwira Yesu ngo reka babwire, hari utuntu tw'utumesaje abantu babeshyaye, mwaramubizi, nanjye narabibonye kuri telefone. Umwaka mwiza uzawurye ntuzakurye, mbese ntazagira ibigeragezo biza, kiriya ni ikinyoma cyambaye ubusa. Buri mwaka wose uzana ibyawe, kandi abatuye ku isi bagomba guhura nabyo. Ahubwo urasabwa kwakira Yesu, urasabwa kumwakira. Covid yakwikuba gatanu uko yaza kose igasanga wakiriye Yesu. Abagambanyi baza hahaguruka abakecuru ndetse n'abasaza bagasanga ufite Yesu, kandi mbibutse ko iyo utunze Yesu muri wowe abarozi barabyumva. Iyo barimo bohereza imbaraga zabo abarozi barabyumva yuko ufite Yesu muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Mbibutse neza yuko imbaraga za Yesu zijya zigaragarira n'abatatwemera, abantu bakaba ntibakwemera, ariko imbaraga za Yesu. Yesu ashimwe cyane. Reka dusenge. Iyo rero wakiriye Yesu, reka nkubwire, ipime, ngaho ipime, ishyire ku munzani, wumve niba ufite Yesu, ufite Yesu. Niba umufite, tuzakumenyera mu bikorwa. Ubundi si we bavuga wenyine, bavuga n'abandi. Mwibutse ko niyo wava mu rusengero ukajya hanze, abavuga ntibazaceceka, ahubwo urasabwa kwakira Yesu. Uba nagira ngo utangarize ko waba uri umusore, uba n'abagabo bafite ibibarwaye, ntugira ngo abasore nibo bahura n'intambara gusa, n'abagabo bafite ibibarwaye, ahubwo urasabwa kwakira Yesu akakubera umwami n'umukiza. Reka dusenge, zamura ikiganza cyawe. Turagushimira Imana, uri umwami wacu, uri n'umukiza. Waravuze ngo abakwisunga bazaba amahoro masa. Nibyo koko, twisunze imiryango ntiyagira aho itugeza, twisunze uburanga dutangira gusaza, twisunze amashuri ntiyagira icyo atugezaho, ariko waravuze ngo abakwisunga gusa ngo bazaba amahoro masa. Kumbi niyo mpamvu Daniyeli bamushyize mu rwobo rw'intare, avamo zitamuriye, si uko batari bamupangiye, bari bamupangiye rwose, ariko yari ari kumwe n'umwami n'umukiza, yari ari kumwe n'umukiza. Umukiza wacu no mu rwobo tujyanamo, umukiza wacu no mu myaka twinjiranamo. Turagushimiye kuko mu mwaka wa 2022 utigeze usigara muri 21, ntabwo wasigaye muri 21 na 22 twarinjiranye, kuko uri umwami n'umukiza. Iyi saha uyu munota turi imbere y'amaso yawe, twumvise ijambo ryawe, bitwibukije ko dukwiye kukwakira ukatubera umwami n'umukiza. Nyakubahwa Imana, twararwaye, abo twashatse ntibadukiza, twatuye mu makaritsiye akomeye ntiyadukiza, ariko wowe, haleluya, wowe udukiza abantu bagakira. Turagushimiye. Twebwe turipimye tugiye ku munzani Imana, turebye ubucuruzi tubona twaragusohoye, turebye uburyo twaganiriye tubona twaragusohoye, ariko turongeye turahamagaye ngo Mana, garuka muri twe muri uyu mwaka, wongere ushinga ibirindiro muri twe, wongere uture muri twebwe mu izina rya Yesu. Nutura muri twe abarozi bazananirwa, nutura muri twe abagambanyi bazananirwa, nutura muri twe ibicantege ntibizadushobora, kuko utuye muri twebwe. Urakoze Yesu, turagushimiye. Tuvuze bike nk'abantu. Nyakubahwa Imana, we ngwino wigisha, injira mu mutima, wigisha cyane mu izina rya Yesu, wigisha kuruta abigisha, kandi uvuga kuruta abavuga butumwa. Turagushimiye Nyakubahwa Imana, turagushimiye ngo Yosefu akimara kukwakira, ngo Herode yabyuye umutwe akimara kukwakira. Ba Herode ntibabura, mu myaka yose baba bahari. Ba Herode twaturana, ba Herode twakorana, ba Herode twagendana. Hariho n'igihe umuntu yibeshya agashaka Herode, hari igihe yibeshya agakorana ubukwe na Herode, ariko kubera yuko Yosefu yari yarakwakiriye agufite, ngo wajya kumubwira amabanga ya Herode, ukamubwira ngo umva Yosefu, haguruka n'umwana wawe, kuko Herode ari kubagenza. Ayo mabanga amenywa n'abakwakiriye, ayo mabanga amenywa n'abagufite. Natwe turashaka amabanga Mana muri uyu mwaka wa 2022, turashaka amabanga
turashaka amabanga mani kuko bahirodi ntibajya bapfa, bahirodi ntibajya bapfa, ariko turasabye kugira ngo nyakubahwa Imana uduhe imbaraga kugira ngo uyu mwaka dutsinde ibyadutsindaga. Twese tuzamura icyifuzo kimwe cyo kuvuga ngo tura muri twebwe, ugume muri twebwe. Kubw'ibyo ukoze, kubw'ibyo ugiye gukora, turagushimiye, tugushimiye, tugukomera amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana baho umugisha. Hari urimo hano utarakizwa? Rebe neza dusoza aya materaniro, sengera muri uyu muririmbyi, reka saba abaririmbyi batuzamure neza.
cyane tugihagaze dushoje amateraniro. Tangazo rya mbere, Yesu ni umwami, ko yari arejo n'uyu munsi nikazahora ibihe byose. Tangazo rya kabiri, hire umwaka w'ihumure, umwaka w'uburumbuke, umwaka wo kwaguka mu by'umubiri n'iby'umwuka, umwaka mwiza cyane. Imana rero ibaha umugisha. Dufite amateraniro, dukomeje iminsi 40. Twavuye mu mwaka wa 2021 turi mu masengesho, kandi twinjiye mu mwaka wa 2022 dukomeje ibihe byiza byo gusenga. Turi muri teme mu ijambo rivuga ngo tumbira. Dukomeje gutumbira icyo Imana yatuvuzeho, dukomeje gutumbira icyo twavuganye n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ejo tuzirirwa hano mu rusengero, hazakora abakozi b'Imana baririmbyi ba ELAYONO mu cyumba, hanyuma bazaba bafatanyije na korali ubushake bw'Imana. Kuwa kabiri korali itabaza nayo izakora ifatanyije na korali y'icyumba. Kuwa gatatu hazakora korali ubushake bw'Imana na worship n'ibyiringiro by'abizera. Kuwa kane nanone ibyiringiro by'abizera bizagarukamo, nkuko mwabyumvise ko korali y'icyumba izakora kabiri yikurikiranya. Korali ibyiringiro by'abizera kuwa kane izakora umurimo nimugoroba ifatanyije na worship. Kuwa gatanu korali y'icyumba izafatanya n'itabaza. Kuwa gatandatu twese tuzaba turi mu mwanya umwe nimugoroba dusenga Imana. Ni ukuvuga ngo ni mpuzamakorali bazakora. Ku cyumweru rero ni bisanzwe duterana kuva mu gitondo isaa moya, iteraniro rya mbere tugasoza isaa 3, hanyuma iteraniro rya kabiri ryinjira isaa 5 rigasoza isaa 7. Imana ibaha umugisha, kandi murarike mwitabire gusenga kugira ngo Imana itugirire neza muri umwaka wa 2022. Mureke dushake ubwiza bw'Imana, twegere Imana nayo izatugirira neza. Imana ibaha umugisha. Reka mbasabe rero muhagurutse dusengere gutandukana. Data wa twese mwiza, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye wabanye natwe muri aya materaniro. Tangirana natwe nka Rufa, vuganiye natwe mu ijambo ryawe nka Emmanuel, sozanije natwe nka Omega. Nyemerera ugendane na buri wese, nyaguhora ku ngoma Imana. Mwuka wera waherekeze abatereye umusozi, abawucyamika impande zawo zombi, ndetse n'abawumanuka. Mu izina rya Yesu Kristo ndinginze, tanga umugisha amazina ya buri wese akomeze yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Tanga umugisha mu byo buri wese agerageza gukora, bahindurwe umugisha, kandi witeka Imana hindura amateka Mana. Ayo abantu bari bafite 2021 uyu mwaka twinjiyemo, Mana reka ahinduke. Sohoza amasezerano y'abagutegereje bakwiringiye mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka we, nyemerera buri wese umuhindura umugisha mu muryango we, mu mudugudu atuyemo, ndetse mu karere no mu gihugu cyacu, ndetse no ku isi yose. Mu izina rya Yesu Kristo urema amashimwe bundi bushya. Urakoze Mana, cyubahiro kibi cyawe ugendane na buri wese. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Shalom, shalom, shalom. Ese birangira cyagiye cyangwa Kanije pasiteri w'itorero. birangira cyagiye cyangwa